guys, bimeze bite? Nizere ko mumeze neza, mwihangane dore iyi video nyifashe binunguye. Sinzi ukuntu nari ndi kwigendera ahantu, barabizi nyine ngenda mbashakashakira utuntu tumwe na tumwe utuntu n'utundi, ariko sinzi ukuntu ndi kwigendera ahantu mu rutoki. Dore ndi kwigendera ndi kwihigira igitoki ahantu, ngiye kubona mbona agacurama ariko nyine nabanje kubigiramo ubwoba, sinzi ukuntu byagenze, banza kugira ubwoba nyine nkumva ikintu kiri kujogotonyora. Ndebye neza yewe nkajya nirama amabuye ngira ngo ni n'ikintu disi cyangirira nabi. Ndebye neza nsanga na agacurama, nakihorera ndigenda niyicarira ahantu, hashije umwanya ngira amatsiko nyine avuganira kanjye kureba icyo kintu. Ngiye none ndaje gutya nsanga karacyajogotonyora, ngira ngo nyine kuko uducurama dusanzwe tugenda nijoro, ngira ngo kumanywa nyine nuko katari kugenda. Ndebye neza none disi dore karirwariye, dore mu ijosi karirwariye, niyo mpamvu urabona katari no kugenda. Dore ngako agacurama, kana agacurama guys, ni agacurama nimba utarukazi. Dore ngaka dore ukuntu gafata, dore ngaka agacurama rero ndakabonye ndakazanye. Wibuke gukora follow, share, subscribe, comment na like. Dore ngakorera agacurama nitwa Vida of God Famous cyangwa se Vida of God Famous uko wabisoma kose, ariko nuko nitwa mba kuri TikTok, YouTube, ndumva n'ahandi mba no kuri WhatsApp. Ushaka nyine wanyandikira WhatsApp tukibera inshuti. Dore ngaka agacurama rero nakabonye nakagezeho. Rero nimba utaruza agacurama cyangwa utarakabonye, kandi ukomeze usengere kano gacurama gakire. Dore ukuntu kameze kararwaye, nta bibazo nawe mfitanye nako. Dore ngaka abibazo nawe mfitanye nako, rero nawe ugasengera, ukomeze ugasengere guys, wihangane ugasengere gakire. Dore ngako dore umugongo wako, dore karamanutse ngako mama bana n'ikintu kangize. Ndagatinya nkatinya kubi ngubu yabari kazima mba nirutse direct mba nagiye. Dore ngaka agacurama mutarukazi, kora follow, subscribe, share ndetse na comment, ubundi twikomereze. Nitwa Vida of God Famous. Ciao.